muraho neza. Turashimira Imana kuko iduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza mu ijambo ryayo. Ndagira ngo rero mbere yuko tuvuga tubanze tubibwire. Nitwa Evangeliste Theoneste Rwanyonga, ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'abana 8. Turashimira Imana rero ko Imana yatugiriye ubuntu. Abo bana bose uko ari 8 baracyariho. Tufite abuzukuru, abo bana 8 hari abashatse. Tumaze kugera rero mu kigero cyo kuba dufite n'abuzukuru. Ibyo tubishimiye Imana kuko n'Imana yabikoze. Hanyuma nimutwemerere rero nanone imbere yuko twavuga ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana, tubanze nanone twiragize Imana kugira ngo Imana idushyigikire kandi n'abagiye gukurikira buno butumwa bose kugira ngo Imana ibwagure muri bo, ubwami bw'Imana bwagukire muri bo. Dusenga Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe rutarondoreka. Turagushimira nanone kandi uyu munsi uduhaye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza mu ijambo ryawe, bugira umumaro ku bantu bose bagiye kubwakira no kubwumva, kandi buhindure ubuzima bwabo bwa buri munsi. Urakoze rero kuko ushyigikira umuntu wese ugiye kubwakira, kandi ubana natwe ukadushyigikira muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana nifuje ko tuganira uyu munsi. Turaganira ijambo rifite insanganyamatsiko. Insanganyamatsiko y'iri jambo iravuga ngo gukiranuka niyo ngingo yonyine dusigaranye. Kansubiremo. Insanganyamatsiko cyangwa teme mu rundi rurimi iravuga ngo gukiranuka nibyo byonyine dusigaranye. Iyi nsanganyamatsiko njya kuyitegura, natekereje nsoma n'ibitabo bigiye bitandukanye, ariko dusanga ijambo bita gukiranuka, tugiye turebye n'abatubanjirije bagiye barangwa no gukiranuka, tubona uburyo Imana yagiye ibana nabo. Hanyuma no mu gihe cya none, iki gihe cyawe urimo, iki gihe cyawe ugezemo, nta yindi ngingo yindi ishobora kugukiza, nta yindi ngingo yindi usigaranye. Nicyo nashaka kugutangariza muri ubutumwa bwiza, ngo umenye yuko icyo usigaranye, ingingo ikomeye yakurengera, cyangwa ingingo wowe warisha, ingingo yakucisha ahantu hose ahakomeye n'ahoroheje, ni ingingo bita gukiranuka. Gukiranukira Imana nicyo cyonyine usigaranye. Ushobora kugira amafaranga, ushobora kugira ubutunzi, ushobora kugira imitungo, ibyo byose wanabigira, ariko udafite gukiranuka bikakujyana, hari aho byakujyana ntibikugezeyo. Ariko gukiranuka konyine niko gushobora kujyana umuntu kukamugeza aho Imana ishaka, kukamuhuza n'Imana. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana rero mu butumwa bwiza. Mu ijambo ry'Imana tugiye gusoma, turasoma igitabo cya mbere, ni igitabo cy'Itangiriro. Turasoma 30. Ntabwo ndi buze kusoma amagambo menshi, muraza kwisomera. Turasoma ibice 39 by'igitabo cy'Itangiriro. Umurongo wa 10 haravuga ngo akajya abibwira Yozefu uko bukeye, ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. 11 haravuga ngo bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ariko nta bandi bantu bo muri iyo nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane.
amusigira umwenda we, arahunga, arasohoka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ni ijambo, ni amakuru tubasomeye. Uyu yari Yozefu, icyo gihe yari atari yashaka, yarakiri umusore, ariko Bibiliya iyo uvuze aya makuru ya Yozefu ivuga uburyo mwiyerekwa mu buzima bwa Yozefu yakuze ari mu mugambi w'Imana, akura agendana n'Imana, akura akorana n'Imana. Nagira ngo mbibutse akantu kamwe Yozefu yigeze gukora. Bibiliya itubwira amakuru ya Yozefu umunsi yari avuye gutashya, mu nzozi yarose, mu byo yabwiye se akabizirikana. Mu nzozi nyinshi yagiye arota, ariko yarose iza nyuma yaravuze ngo yagiye gutashya arimo arota, abibwira se, amubwira inzozi yarose. Aramubwira ati papa narose rero. Abundi Yozefu uyu nguyu niwe karose. Aramubwira ati noneho narose, ariko ibintu narose inyenyeri n'ukwezi bimanuka byikubita imbere yanjye. Ise iryo jambo ararizirikana, aramubwira ati mwana wanjye, ibintu wabose birakomeye. Ubwo wavuze yuko ngewe n'abakuru bawe na mama wawe tuzakwikubita imbere. Ibyo byaje gusohora rero mu gihe bari baramugurishije agiye mu gihugu cya Egiputa. Ubwo bamujyanaga bakajya kumugurisha kwa Potifari, baragenda baramugurisha. Ibyo kwa Potifari, izo ni za nzozi yarimo kurwana nazo, bivaho ajya mu nzu y'imbohe. Ajyanywe n'iki rero? Niki kijyanye Yozefu mu nzu y'imbohe? Nubwo byari mu buryo bwo kugira ngo amasezerano azasohore, ariko yari arwaniye gukiranuka, ngo mu gihe bari baramuguze kwa Potifari, umutware wo mu Egiputa, ngo umugore we yaramubengutswe ashaka ko baryamana. Yozefu aramubwira ijambo rikomeye, aramubwira ati ngewe mu kubyiruka kwanjye nabyirutse mbona iwacu dutinya Imana, mbona iwacu dukiranuka. Nanjye nuko nakuze numva nakiranukira Imana, nakuze ngerageza gukiranukira Imana. Rero ntabwo byashoboka, databuja yampaye ibintu byose, ariko wowe yarazi ko uri umugore we, wowe ntabwo yakumpaye. Ntabwo nakora icyaha gisa gityo ngo umugore. Bibiliya iratubwiye ngo akajya mwinginga, amubwira ati Yozefu we wambabariye ko numva ngiye gupfa. Aramubwira ati ariko niyo wapfa, ariko ngewe nkagumya nkakiranuka. Umunsi umwe, nta munsi ubura izina, ngo umunsi umwe ngo abagaragu bagiye, ngo nta muntu uri muri iyo nzu. Bibiliya iravuga ngo umugore wa Potifari, nyirabuja wa Yozefu, ngashaka kumufata ngo baryamane. Ariko Yozefu kuko nta yindi ngingo yari asigaranye, erega ushobora kugira ino ngingo nkuko nabibabwiye ukayigira yo gukiranuka, ntibigukange yuko wajya no mu nzu y'imbohe, ariko wanagera no mu nzu y'imbohe ukagumya ugakiranuka. Uko gukiranuka rero kuzakurinda aho uzajya hose, kuzakubera inkomezi aho uzajya hose, kuzakubera urwishingikirizo. Yozefu ngo baramufata, baramujyana, ibirego biba byinshi yuko ashatse gufata umwami, agera mu nzu y'imbohe. Rero ndagira ngo mbabwire, ntabwo tuvuze yuko gukiranuka bizakurinda ibyago, oya. Ahubwo gukiranuka mu bintu numvagane nateguye nk'icumi, wenda reka mvuge ibintu 7 bishobora kukubera inkingi cyangwa bikakubera urwishingikirizo mu gihe uzaba urimo gukiranuka. Icyambere, gukiranuka bizana umugisha w'uburyo ubwo ari bwo bwose. Iyo ukiranuka, ibintu byawe, ibyo ukora, ibintu byose bizamo umugisha. Haba harimo umugisha w'Imana mu nzira zigiye zitandukanye, izikomeye n'izoroheje, ariko haba harimo umugisha. Icya kabiri, ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe. Donc ukuboko kwiza kw'Imana kukubaho mu kintu gikomeye,
cyabaye mu gihe Yosefu yari iri kwa Potifari, ngo ikintu cyose yakoragaho ngo cyabaga ari umugisha, ngo ikintu cyose yakoragaho ngo ukuboko kwiza kw'Imana kwabaga kuri we, inzu yabaga aryamyemo. Niba ubwo kwa Potifari baraterwaga n'abadayimoni, byari birangiye kubera ko ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri nde? Kwari kuri Yosefu. Rero mu kintu gikomeye, iyo ukiranuka, iyi ngingo yitwa gukiranuka kuko ariyo usigaranye, dore ikintu gikomeye bizakumarira. Icya mbere, bizakuzanira umugisha. Icya kabiri, ukuboko kwiza kw'Imana kuzabana nawe. Icya gatatu, ni umurongo uguhuza n'Imana. Doko gukiranuka ni nka connection. Gukiranuka, iyo ukiranuka biba bimeze nkaho wikonegise, ntabwo namenya uburyo mbivugamo, ariko ni connecte, ni umurongo uguhuza n'Imana. Icya kane, bizana isano. Doko gukiranuka bituma ugirana isano n'Imana. Ni iki mupfana n'Imana? Donc isano yawe ya hafi y'Imana ihita igaragara. Icya gatanu, iyo ukiranuka, gukiranuka no mu rupfu tuzabaho. Yubu yaravuze ngo ninapfa ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Donc no mu rupfu tuzabaho. Hari umuririmbyi waririmbye aririmba ngo nta mukiranutsi upfa. Donc no mu rupfu kubera gukiranuka turasinzira, nta mukiranutsi upfa, ahubwo umukiranutsi arasinzira. Rero icyo bizakuzanira, icyingingo izakumarira, nuko no mu rupfu utazapfa. Ntabwo uzapfa nkuko abanyabyaha bapfa, ntabwo uzapfa nkuko ngo ugende bagushyingure nkuko bazagushyingura bagushyireho bya bindi byose bashyira ku muntu, ariko uzaba usinze. Donc uzaba uruhutse. Umukiranutsi arasinzira, ntagapfa. Hapfa abanyabyaha, ariko umukiranutsi arasinzira. Rero mu nyungu zikomeye uzagira nukiranuka, nuko no mu rupfu uzasinzira, uzajya kuruhuka. Ikindi, bituma Imana ihora ikuzirikana. Umva aka kantu, Imana ihora ikakuzirikana. Uzi ko yigeze kubwira umugabo umwe, ikamubwira ngo se ko ngiye kurimbura Isodomu n'i Gomora, ariko umugaragu wanjye naba nabimubwiye? Umugaragu wanjye hari amakuru yaba afite. Imana ishimwe. Iyo jambo ni doko ni ukuvuga ngo iyo gukiranuka ikintu bizakuzanira, Imana izahura ikuzirikana. Ivuga ngo hari ibyo ndimo gukora, hari ibyo ngiye gukora, ariko inshuti yanjye, ariko arabizi. Ndagira ngo nkubwire akandi ikindi kintu gikomeye Imana yavuze ku muntu ukiranuka. Umunsi umwe yabwiye Imana ngo yabwiye Satani ngo arimo iramubwira ngo Satani uvuye he? Satani arayibwira ati mvuye kuzerera isi. Aramubwira ngo niba uvuye mu isi ugenda urazerera, ubundi Satani burya arazerera. Niba uvuye kuzerera isi ubonye iki? Mu gihe atari yasubiza, Imana ibwira Satani ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu, wamwitegereje ukuntu akiranuka. Iyo ukiranuka Imana irakuzirikana. Iyo ukiranuka ijisho ry'Imana rihora kuri wowe. Iyo ukiranuka Imana irakurwanirira. Iyo ukiranuka rero, nagira ngo mubwire ngo nta kindi buryo usigaranye. Amafaranga kuri konti yashira, ariko ufite gukiranuka uzabona umugisha. Ubutunzi bwashira, ariko ufite gukiranuka ukuboko kwiza kw'Imana kuzaba kuri wowe. Ibintu, amasambu, akazi karangira, ariko ufite gukiranuka uzaba ufite umurongo w'Imana uguhuza nayo. Ibintu byose byagushiraho nkuko byangendekeye ubu, abana, ibintu, ariko isano yawe n'Imana izahoraho, kubera ko nta kindi usigaranye usibye gukiranuka. No mu rupfu gukiranuka ntibitinya no mu rupfu, ahubwo no mu rupfu uzabaho, uzagira ubuzima.
na nyuma y'ubu buzima uzagira ubuzima. Ntacyo ntibikanze Imana rero, kuko amaso yayo azahora kuri wowe kubera iyi ngingo usigaranye yo gukiranuka. Ndagira ngo mu gusoza nkubwire ngo nta kindi ufite, nta kindi usigaranye. Ibintu byose byagushiraho, ariko haranira kugira ngo ukiranuke mu bitoya, mu binini, ukiranuke mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye, ukiranuke mu ntambara zikomeye, mu ntambara zoroheje, ukiranuke. Bibiliya iravuga ngo kiranuka ugeze no kugupfa, niyo hazamo n'urupfu ariko upfa ukiranutse. Ndagira ngo rero nkwifurize uyu mwanya wana ishyaka z'uko zo gukiranuka kugeza ibihe byose. Ndagira ngo dusoze dusenga Imana. Ariko niki ukuye muri ubu butumwa bwiza turimo gutambutsa uyu mwanya? Icyo ukuyemo, icyo ukwiye gukuramo, icyo ukwiye kumenya ni ukugutangariza aya makuru yuko nta kindi gifite agaciro, nta kindi gihari usibye gukiranuka. Nukiranuka uzabona byose mu izina rya Kristo Yesu. Nagira ngo dusenge Imana, kandi Imana igushoboze wowe urimo gukurikirana buno butumwa. Imana igushoboze wowe urimo kudukurikirana hirya no hino, ukurikirana buno butumwa bwiza turimo gutambutsa. Ijambo ry'Imana rikugereho ububasha mu izina rya Kristo Yesu. Nyagasani Imana, turagushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe rutarondoreka. Turagushimiye ko dusuye, ukadusura mu ijambo ryawe. Rero aba bantu bose, basore n'inkumi, abagabo n'abagore, barimo gukurikirana buno butumwa bwiza, utanga imbaraga umuntu wese umuhe gukiranuka, niyo byamwegereza n'urupfu, ariko akiranuke no kugeza ku rupfu. Kandi Imana izamuha ikamba ry'ubugingo, Imana izaduha ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Wakoze rero gushyigikira abantu bose barimo kumva buno butumwa bwiza, kandi umugisha w'Imana ukabana nabo, ukabaherekeza uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.